Muraho neza nanone bafana bacu ba filime Inzira y'umusaraba, tubifurije gukomeza kugubwa neza nanone aho muherereye hose. Tubazaniye Inzira y'umusaraba tuganire show nanone aho tugiye kuba twarebera hamwe utuntu tw'ubwenge twaje kuba tugaragara muri episode ya 88 ya filime yacu Inzira y'umusaraba, aho mama Cyusa yaje kuba yasengera umuhungu we Cyusa, imyuka mibi yari yaramufashe ikabasha kuba yamuvamo akongera kumvira umubyeyi we ndetse na Sylvie, aho Isimbi yagiye kureba Cyusa, mama wa Cyusa ndetse na Sylvie bakamwangira. Turaza kuba twababwira n'impamvu bamwangiye. Turaza kuba twareba ngo muri episode ya 89 ya filime yacu Inzira y'umusaraba ibintu biraza kuba bimeze bite. Ikintu abantu bakomeje kugenda bakomantingaho cyangwa ikintu abafana bakomeje kugenda bavugaho nuko filime iri kurambirana guys, kandi urebye nibyo filime abantu ikintu bakurikiye ni uburyo Cyusa yahuza na Iribagiza bakaba bakora ubukwe. Iki nicyo kintu abafana bose ba filime Inzira y'umusaraba bakeneye kuba bumva mu matwi yabo, bakeneye kuba babona mu maso yabo. Guys, nawe nimba ari kubibona byandika hasi muri comment ko nawe wifuza ko kubona ubukwe bwa Iribagiza ndetse na Cyusa bidatinze. Bitabaye ibyo ngibyo filime ikomeje kugenda iba nkirambiranyeho gato, ariko nk'abafana ndagira ngo mbasabe ibintu byose ntago byaba perfect 100%, mwihanganye muri iyi minsi iri imbere muri episode ziye kuza ibintu bizaba byasubiye mu buryo, filime yagaruye uburyohe nk'uko byari bisanzwe. Ikintu abafana bakomeje kugenda bibaza, bakomeje kugenda bifuza ko Kamarade na Emile baza vuba bakazana uwo muti bakawuha Iribagiza kugira ngo yibuke ibintu byose, amenye neza ko nabari ababyeyi bamurera hatarabe. Guys, ngira ngo murabibona ko ahantu Iribagiza aba nta muntu n'umwe umushigikiye. Abana nabo abatabazi ni Nyirantambara, Fabiola na Rugema ariwe yita papa we. Uzwi nka Nyirantambara niwe Iribagiza yita mama we, naho Fabiola niwe yita anti cyangwa se nyirasenge we mu Kinyarwanda. Ese guys, urumva abo bantu Iribagiza arimo hari n'umwe umwitayeho? Abo bantu bose ntago bitaye kuri Iribagiza, nta n'umwe umushigikiye, ahubwo bose bashigikiye ni Isimbi. Ese guys, mbere yuko dukomeza reka nkusabe umanze urebe munsi y'iyi video gato ahantu handitse subscribe ukandeho, ubundi nubisoza harahita haza akantu kakazugira nako ukandeho. Nizere ko like yo wamaze kuba wayikora. Ikindi kintu uraza kuba wadufasha ni ukuduha igitekerezo cyawe ukurikije uburyo wumva ibi bintu. Ese nawe uri umwe mu bifuza ko Kamarade na Emile babona uwo muti vuba bakaba bawuha Iribagiza hakiri kare, bitewe n'uburyo twabonye Rugema yatangiye kugenda byumviriza hari amakuru amwe n'amwe yakomeje kugenda abigiraho, aho umuntu bita Sylvie na Koca na Iribagiza baganiriraga ibyo bintu. Ngira ngo mwabibonye ko ariho Rugema yaje guhita byumva, yababaza Sylvie agahita amujijisha ko ari umuti wa grippe, iyahuye n'ubukonje kahita arwara grippe, akaba ari umuti yashakaga. Ese guys, abifuza ko Emile na Kamarade baza n'uwo muti vuba, kandi ikindi kintu Kamarade akwiye kumenya, Rugema cyangwa se uwo Iribagiza yita papa we ari we Rugema yatangiye kuba yaganira na Nyirantambara, baganira kuri Kamarade kashobora kuba ari maneko mu rugo rwabo. Kandi murabizi ko Kamarade ashigikiye umuntu bita Iribagiza 100%. Ese guys,
ko tubizi neza ko uri Iribagiza agiye kujya mu marushanwa ndetse n'uri Isimbi agiye kujya mu marushanwa. Guys, murabona hagati ya Iribagiza na Isimbi murabona rinde uzatsinda? Guys, nizere ko buri wese abizi neza ko ukuri kutajya gutsindwa. Ese guys, nawe nimba ukurikira filime yacu Inzira y'Umusaraba, ubundi reka mbabaze aka kabazo ndebe nimba buri wese nibura filime yacu Inzira y'Umusaraba hari ikimajije kuba yamufasha. Ari Iribagiza na Isimbi murabona rinde ufite ukuri? Guys, ndagira ngo mubyandika wazi muri comment ndebe nimba hari abantu baraza kubyica. Guys, nubwo tukomeza kugenda tuvuga kuri Isimbi wenda bamwe bakababara, nimba uri umufana wa Isimbi nabyo waba wabitubwira wazi muri comment. Ariko guys, ndagira ngo tugaruke kuri Isimbi ko ari kwiruka ku mugisha utari uwe. Ese murabona amaherezo ya Cyusa ari ayahe? Ese murabibona neza ko Cyusa bizarangira abanye na Iribagiza, nangwa Cyusa bizarangira atabanye na Iribagiza? Guys, reka mbere ku buryo Cyusa bizarangira atsinze. Murabibona neza ko ababyeyi ba Cyusa bashigikiye Iribagiza 100%. Ikindi kintu murabibona neza ko urwango banga Isimbi batangiye kuba barumugaragariza, aho Isimbi ari kuba yagera kwa Cyusa, mama Cyusa ndetse na Sylvie bakanga kuba bamuha uburenganzira ngo ajye kureba Cyusa. Turabizi ko Cyusa dushize muri logique, turabizi ko Cyusa yari yarakunze Isimbi. Ariko guys, kuba ibintu Fabiola na Isimbi bari barashize muri Cyusa, mama Cyusa yaje ko yakifashisha amasengesho bikaba byamuvamo. Turashimira Imana yuko kuba Cyusa agiye kongera kuba yakumva inama z'ababyeyi ari imwe mu nzira izadufasha kugira ngo Cyusa yibuke neza, atekereze neza, abone ko Iribagiza ari ukwiye kumubera umugore. Kuko Cyusa ibintu akomeje yaramaze igihe adukorera ni ibintu bitashimishaga abafana. Abenshi ariho bahera bavuga ngo filime yarambiranye. Ese guys, namwe niko mubibona ko ikintu cyatumye filime iba nk'irambiranye ku bafana byatewe na Cyusa utaribonagamo Iribagiza? Guys, duhe igitekerezo cyawe ukurikije uko byumva, nurangiza ukore subscribe kugira ngo ujye ubonera amakuru ku gihe turamutse tuyashizeho ahangaha kuri YouTube.